kandi reka nkubwire nutareka ubwo bujiji nanjye nzakuvaho. Ngo nta rundi mudamu ukikwikoza usibye babatindi batazi no gushima Imana. uri murokore izina wiswe wakabaye urugero murokore nuko ateye Imana senga iba kure y'umutima uko umubona siko n'amagambo avuga siyo murokore nuko ateye Imana senga iba kure y'umutima uko umubona siko. Babe, feel free, okay? Please. Free. Sure. Sheri, humura. Ugomba kumenya ko uri umuheza w'umushumba, sibyo? Wibitekerezaho cyane, wisanzure, wumve ko uri umuheza w'umushumba, sibyo se? Ugomba kumenya ko uri kumwe na pasiteri nta kibazo, kandi ukanamwubaha, kumva ibyo akubwira. Uramutse umusuzuguye, numva ibyo akubwira yanakwaturaho n'ibintu bibi, ku buryo n'umuvumo ushaka gukurikirana, sibyo se? Sibyo? Pasiteri ndumva mfite ubwoba, reka basi tuzagerageza undi munsi. Kubabwiye iki se? Humura, humura kandi biha agaciro. Ndi umukozi w'Imana kandi nsizwe amavuta, sibyo se? Wowe nyizera, sibyo? Erega buri kintu cya mbere ugomba guha agaciro ni uko uri kumwe n'umukozi w'Imana, sibyo se? Nsizwe amavuta, humura, sibyo? Come on. Okay? Karibu Soso. Sasa no kunyenera utabimbwiye. Karibu cyane.
Soso, bite se noneho kunyenera utambwiye? Si ubundi wabaye iki? Ko mbona isura yawe yahindanye ahantu hose. Mama Pastor, mfite agenda kenshi, umutima wanjye uraremerewe. Nsigaye nkubitwa nk'imbwa y'agasozi. Noneho ndebera. Reba intoki ukuntu zigize, reba amaguru, ahantu hose mbese n'ibisero. Ubundi nibaza niba nkiri umugore bikanyobera. Yego ko. Ubizi ni nkoni gusa ndeba. Singa wambyaye. Mbega umugabo w'imbwa. Ubu koko pe neza rifata hagutimbagura ku manywa y'ihanga izuba rijo. Mama Pastor, ntabwo nabona ukuntu mbikubwira none nasigaye nkora n'ibitangaza gusa. Noneho asigaye afata imyenda akayica yose, akankoresha iby'abagore n'abagabo ku ngufu. Ubu ahantu hose ndababara, umubiri wanjye wose watonekara. Sinzi ukuntu njye nzabigeraho. Dorere. Abatindi babaho nabi koko. Ubu sarakurira abona uringa. Beni, bite mukobwa mwiza? Byagenze gute? Niba wowe bagiye gusenga mu gitondo? Byagenze gute? Pastor, icyo nshaka kubwira. Ndakumva kandi wahawe ikaze rwose. Urakoze cyane. Gusa ariko nifuje kubwira. Wahawe ikaze munyacyubahiro. Mbwira nta kibazo rwose, vuga ibyo wifuza. Ndakumva. Pastor, urabona ndi umukobwa mukuru. Uzi kwifatiye imyanzuro. Ndabizi. Icyo gutandukanya ikibi n'icyiza. Gusa nifuje kubwira ko hari umuhungu dukundana. Tukaba twiteguye no kubana muri uyu mwaka. Gusa nkaba nifuje kukubwira ko basi ibyabaye ejo bitazongera kuba. Kandi ikindi kandi niba mu buzima bwawe ntameze neza, mfite umuriro, meze nk'umuntu urwaye malariya kandi no kubabara. Okay. Ibyo ntukomeze kubigiramo ikibazo, sibyo? Kandi wenda kuvuga ngo ntabwo urarwaye cyangwa se ikiwenda ushobora no gusanga ari ka malariya. Naho bijyanye n'umusore byo ntabwo umwuka unyereka, ntabwo umwuka umunkururira neza. Kandi nk'uko je nakomeje ngenda mbigusobanurira, nakubwira ko uri umunyamugisha. Mbwira ko uri umunyamugisha, ejo hawe ari heza. Kandi hamwe no gusenga rwose nzagenda mufasha kandi nzajya musenyera bizagenda neza.
musore mwibagirwe rwose. Pasiteri nk'ubu ndamukunda cyane, sinshaka kongera kumuca inyuma pe, kandi na mama pasiteri abimenye ntiyazigera ambabarira. Imana niyo nkuru kandi Imana ishobora byose, sibyo? Nzagenda musenya kandi nzagenda neza, ahubwo twakomeje kwica akazi. Reka ahubwo ngerageze ndebe uburyo mvugana, njye hanze mvugana n'abakozi bashyashya babaza aho bageze, turaza kuza kubisubira mu nyungu, sibyo? Kandi ukomeze kwiga, okay? Sibyo? Ndahari ku bwawe, sibyo? Kandi ndakomeza kuba hafi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'amasengesho, okay? Akazi keza. Hello? Yes, ashimwe. Yego. Mumeze mute imitima yanyu? Amen, amen cyane. Ahimbazwe. Yego namwe nuko kw'Imana. Witeka kumuza duhana umugisha. None mwari mugeze hehe? Mutebuke mushyiremo akabaraga kugira ngo mutangire inama n'abandi. Yego nta kibazo. Yego rwose. Ubuntu bw'Imana bukomeze namwe kubasanga kandi nta kibazo. Yesu ashimwe kandi. Haleluya. Amen rwose. Sani mutebuke. Yego. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ko mwari mwatsinze gufata agatelefone. Gahunda murayibuka? Yego ni inama. Mutebuke. Amahoro y'Imana amakomeza abane namwe. Nta kibazo, turabiganiraho byose. Turabiganiraho nta kibazo byose ko bigomba kugenda. Yego no guhuza. Yego ni amatorero, buriya turabiganiraho mu nama byose nta kibazo. Yego kandi umwuka w'Imana akomeza abayobore namwe. Nta kibazo rwose. Haleluya. Oya buriya bigira uko bigenda. Ubundi mubona muzagira imyaka nk'iyacumi bimeze bite? Kama pastor. Ntugatege abantu neza. Usikora usibiye gukora imvugo z'abapagani. Mba we. Dupfukamana musengere. Weho ni iki wasomye muri Bibiliya wabonye ni iyihe nyungu wakuyemo? Igihe wasomeye Bibiliya inzu nziza wakuyemo nk'abandi, n'amashuri sahanitse wize basi, akazi keza se wabonye, n'urubyaro se basi wakuyemo rwatuma umbwira ngo urumva akusundi pasiteri kankubaze. Ubu koko kuba bakwita papa pasiteri ntago bikuvuna? Ubu ntago ukeneye kwitwa papa mu gishangandi mazina ubona bitakubera?